Ndamunani. Mva urandunguruka nta soni. Ihute hano ihute. Niko ndaba urandunguruka nta soni. Nta kintu nari ndi kureba pe. Uretse kureba ukuntu uri igitomati nyine. Nahundi sinakurungurukaga. Ngo? Wandungurukaga wowe? Mbwira ngo warebaga iki? Oya mabuja oya. Narebaga amaguru gusa. Cyakoze narume ndaba wandungurukaga. Nese kankubaza amaguru warebaga nayawe nayanjye ubundi ndiki cya bundi wowe. Ndi mushiki wawe. Mabuja mbabara rwose byanyuzeho pe. Erega nabikoze nanabishaka. Naho ndimo ndatambuka mbona amatako. Ariko rwose ntago bizongera. Mbambwira ndaba. Wowe wakurakarira yakuvunagura ibi bice by'umubiri byose bikugize. Umva ndakubwiye gira vawe utegure ngo utume kwa sister. Ngayo. Mabuja mbaye ntazi na sister wawe ngo ntume. Aho se ndahazi. Mva mbwira ndaba ariko nane ukigira ikigori ngo kabye. Siko neza wicanganyikisha. Umva ni ku muhanda wa kabiri uturutse hano haruguru urahagera ukinjira kuri uwo muhanda. Urabona igipangu kiriho nimero 135 urumva? Urukunyumva cyane urukunyumva? Yego mabuja ndakumva. Gira vuba kandi nsanga urangije sibyo? Nta kibazo mabuja nukuri ndahita ngenda. Nditegura iki se kirenza. Mva ahubwo hari byiza tumujyanira ngo mbe mbiteka. Guma aho ndaje mu minota mike ngo uhereze ibintu mu njyanira sibyo? Mbishuri wanzira ikintu misatsi. Kwiki? Nyizirika se ni ihene. Reka ibyo wana. Ngirira vuba amasaha ari kumfata. Zana kanyagasha wenda ku kazi ugiyemo wansagurira na senyisa. Reka ibyo wana. Akaye kazi ntabwo wenzirikira. None se ninjye ubaza? Mbaze nde? None se kuri kwimbaza ngiye nkorana nawe cyangwa gukoresha? Ndaba mbabarira nta kazi ngiyemo nahantu ngiye kujya gatoya. Ahantu ugiye kugera ukaza umbwira ngo amasaha aragufasha unyihutisha nkaho ari wowe unkoresha. Nta kibazo nkorera niyo senkisa nayibona. Nagiye mubaha abantu harya ngo ndo umunyacyaro. Ntaba nanjye nuruka mu cyaro nta byinshi ndamenya ariko byinshi mwamenyeye mu mujyi. Arabangije. Abakobwa mwe. Noneho twarasaze. Birenze no gusara wose urana warasaze cyangwa ataye umuti. Ese ndaba ibyo ndi kukubwira nibyo uri gukora cyangwa wibereye mu byawe. None se urumva ari amagambo ari kugukoraho? Ndongera vuba ndumva uri no kunkurura. Ndi kugukurura ne? Ngakorana ariko mwabakobwa mwagiye mwiyoroshya. Reka ngakorera ibyo ushaka ugende muri ako kazi kawe. Nje sawa? Ndabasureba. Wenda aho ngiye izo senkisa zawe ndaza kuzigwa sibyo? Numva akagombye kuvuga gutyo kare kose. Ariko ndabazi mwese abo ngubu nta muntu ujya mideni ngarihese. None niyo mpamvu bakwise ndabazi. Ya? Niyo mpamvu bakwise gutyo. None ntabamenya. Okay, komeza bamenye naribi. Kumana nibyo byawe naribi ndaza. Ariko gusa umenye ko ntawe ujya umeza. Umwana nta kibazo ndagwa ari gusenkisa. Sezerano ni ideni wa mukobwa. Ronye amagambo. Sawa reka nyagabanye. Gende. Ndaba warangije. Nigo mabuja nasoje. Ngo wambaye niko se umusore ugiye. Mabuja agiye kunuma kwa sisita we. Kukwande? Kwa sisita we ariko nuko numva mbaza ibintu byinshi ubundi we. Kwa sisita we. Ariko mara disi na wakurenganya. Ntago bavuga kwa sisita we. Bavuga kwa sister we. Sori mwiza se? Cyane. Sori mwiza? 4. None se wigeze ubona nyiraho kibura amabinga? Nanjye mfite amabinga. Ahubwo se kugeze ni make? Nyereka nko hana amabinga ari. Ntago nakareka amavamo. Ntago rero wigeze ngo uri muri zabeza muri beza. Wowe nuko nkuvugisha nabo yagaciro urumva neza. Ahubwo wowe itekereza kubuvugana nanjye n'umukobwa usa nkanjye uri kumva. Tekereza akazi ukora n'akazi ngiye nkora utekereze kuba mbese mba nakubashye nkaguhereza kugira ngo ngaririza ntawe wisange mu bantu none utangiye kumbwira ibyo ubundi nkaho ubundi umvugana iki nawe nisange mu bantu ubundi sobona bo marana bare bisimba Vimbere se je umva kwasi nani baje telefone yanjye ndana umva banza ngiye umbarize iki gihugu cyakimbaza iki wese wafite ikihe kibazo amaze kumbwira ngo mfite amabinga wese urabona ufite kirama jembe nakomanyo kurazi ubundi mwebwe mamumbaza iki ngo iki wasoma ibintu uvuze kandi we nzakujwe ibirwa butama nzabukumva ujwe burande
cyangwa nzanagusenura we n'aka gutsenura we byose mbaye imbaho ntabwo rero n'imineke batashye we bataze we ntishye noneho yapfutse komeza ndabazi ndabazi we karame mabuja njya kwitaba njye ufite agaciro imbere yanjye nawe mwebwe mu rubuza naje mabuja ngiye kukwereka ibi bintu ndabo bitware neza fata urareba iki fata imva nkubwire ndabazi mbabarira ubijyane neza tudaserera njye nawe aya mabuza nyizera ariko ujya unyizera nk'uko ngwizera ntubizi akira ngo yeze na telefone ndabizi ntawe ifite yego genda muri kuvugana akurangira ahantu ari deni ubimuhereze fata ihute nyuma y'iminota mike ngo ubone hano wa nta kibazo mabuja aya mabuja humura rwose ni nkaho mvugira ngiye kugenda nk'ijwi ihute Sisi bimeze bite mana yanjye sha wambaye urabona amasaha adakuze umva ndamwohereje ntugire ikibazo araje humura bibaze nokuri ubundi se wabyizaniye n'utuma umukozi dore ko nambeshye we n'umugabo wawe ngo muzaza kunsura nimuze ngo mugore n'izo byeri Sisi we niduhura nzakwicira mani yego ye ibaze wapi mani ni ikirinya mfite mu kanya umva si mani none se nukurinda kohereza umukozi ntiwanyaruka ngo uniyizire yego mani we n'umugabo wawe muzaze munsure mugore byeri mubona duteze igikwe hari igikwe duteze muri Kigali yego nyine sha ntarebe nyine ngaho byohereza ubwo nanjye ngiye kujya muri dushe sawa nta kibazo turavugana